See you next time. Thank you. Yes, Thank you so much, Mr. President, for this time. There has been noticeable increase in the genocide denial globally, and with media outlets adopting narratives from figures like Victoire Ingabire, Charles Onana, Jambo ASBL, and this is affecting actually remarkably the younger generation. How, now that you are running for another term, how are you going to tackle these issues? And mu Kinyarwanda nifuzaga kubariza abanyarwanda baturiye imirenge itandukanye mu ntara, twarabonye ibikorwa byinshi cyane mwagiye mukorera abanyarwanda, aho uturere tugenda duhura n'utundi duturana mu buhahirane hakoreshejwe imihanda iri gudrone, ariko hari imirenge myinshi cyane itarabasha guhura n'indi kugira ngo bahahirane mu buryo bworoshye, bahura n'ivumbi cyangwa se abandi bataba bafite n'amazi. Ibi byo muteganya kubikoraho iki, ese bizaba vuba? Well, ibyo by'imihanda n'ibiki rwose biri kuri gahunda. Ibitarakorwa nuko tutarabona neza ubushobozi ibyo dushaka gukora n'ubushobozi bwacu ntibingana, ariko biratinda ntibihera, bigeraho bigakorwa, n'ibyo bizakorwa. Nasezeranya ko bizakorwa ibyo byose. Iyo gahunda bavuze ko yatangiye niko izakomeza kandi zihutishwa ahubwo kurushaho, kubera ko duhora dushakisha amikoro ku buryo byashobora no kwihuta. Ibijyanye na genocide deniers, abo bariho, ingaruka zabyo tujye tuzirwanya ku buryo bitagira uwo bihutaza, ndetse abatoya mujye mubyanga mubishyira hanze. Ibyo birahari bishyigikiwe n'abantu bamwe hanze n'ikibirirwa basakuza, ariko nicyo nababwiraga, ari ubwo basakuza ngo baguteshe umurongo uve ku byo wakoraga ujye muri ibyo bitagira icyo, kandi bamwe baranashyigikiwe n'ibihugu cyangwa imiryango cyangwa iki bifite ubushobozi, ariko icyo dufitiye ubushobozi twebwe nuko ibyo ngibyo ntacyo byadukoraho hano na kimwe. Naho aba bandi ba Ingabire n'abandi Ingabire suye, ariko twarekuye bari twagiriye imbabazi akava mu gufungwa, yari afunzwe, n'ubu bakirimo, ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda. Buriya nta amaherezo yo ntabwo azaba meza, uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi, kikaba aricyo kimugiraho ingaruka. N'abandi bose babonana, baba mu Bufaransa, baba hehe, birirwa basakuza, bariya mwebwe babatwaye iki? Muzabareke, niko bameze, muzabake bapfa urwo bapfuye, ntayo bakwiriye hari abo bakorana nabo nk'ibi twahoze tuvuga by'intambara zo muri Eastern Congo n'ibindi. Iki gihugu cya Congo kirabafasha, kibagira giteki, ariko iyo bigeze aho uboneho tubijyamo, ariko muzi ko nabyo bafite aho bagarukira, ntabwo bageraho bigira ingaruka ku banyarwanda gusa gutyo. Icyo gihe iyo byageze aho nyine ikibazo gishakirwa undi muti. Ntacyo nibwira cyahungabanya igihugu cyacu cyangwa abanyarwanda kuri abo ngabo bifuriza u Rwanda nabi cyangwa bavuga nabi, ntibikabatesha umwanya ngo bibaraze ijoro ry'ubusa. Mujye mubasubiza, ariko
iyo bavuga ibitari byo mubasubize, ariko barenze umurongo bakagira ikindi bakora, ibyo byo ingaruka zabyo zirahari, ntacyo bashobora kugeraho.